Hi, mwiriwe, muraho, murakaza neza, nk'ibisanzwe njye ndi Nene, kuri uru rubuga mvuga uko mbona ibintu, uko mbitekereza, uko nabigenza ndi wowe, hanyuma wabishaka ukabifata nk'inama, cyangwa nkagenda gusetsa, cyangwa ukabibwira mugenzi wawe, byose ni uburenganzira bwawe. Alright, mwihanganire burije ndananiwe ariko ngomba kwihingamo courage na freshness. Okay, twagiye. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri business. Mu minsi ishize kubera covid abantu benshi batakaje akazi, abantu benshi bagize ide za business kubera kwirirwa muri guma mu rugo bari gushaka ukuntu babona amafaranga, bituma bagira nyine udutekerezo ati ese wakora iki. Hanyuma rero tukongeraho ko na leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu kuba ba rwiyemezamirimo, kwihangira imirimo n'ibyo byo gutanga akazi, kurema akazi, right? Kubw'izo mpamvu rero natekereje mbona hari utuntu dukeya nshaka kuba nasangira namwe ku bijyanye no kugira abaparteneri muri business. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu ashaka gukora business ntabwo aba afite igishoro gihagije, hanyuma akaba ashaka gushyira amafaranga hamwe, kuvanga umutungo n'undi muntu kugira ngo business imenye kuba yavuka no gukura. Hanyuma rero mu Cyongereza bavuga ko don't mix pleasure with business, cyangwa don't mix business with pleasure niba ntabicuritse. Mu Kinyarwanda navuga ko bavuga ko utagomba kuvanga business no kwishimisha, kuko iyo bivanze kimwe kirapfa. Iyo ugiye mu kwishimisha cyane ubwo business zirapfa, right? Ako karagaciyemo. Uyu munsi rero ndashaka kubaza ngo akenshi ubundi iyo ukeneye ayo mafaranga uyakura mu nshuti n'abavandimwe, sibyo? Uyu munsi rero ndagira ngo nganire ku bijyanye n'ukuntu ibyo ugomba kwibuka, ibyo ugomba kubanza ukigaho mbere y'uko utangirana business n'inshuti yawe magara cyangwa n'umuntu wo mu muryango wawe, kuko abari tera iri like abari situation, abari ibintu bigoye kuba wamenya uko ubimanaginga, kuko mushobora gupfa business n'ubushuti bukarangira, cyangwa ubushuti bwarangira na business karangira, cyangwa business igapfa bitewe n'ubwo bushuti bwanyu cyangwa n'umuryango wanyu ukuntu kimwe ubona gisumba ikindi. So tudatinze rero, ikintu cya mbere kiba ari ngombwa kugira ngo partenariat yanyu ya business igende neza mu gihe uyikoranye n'umuntu w'inshuti yawe cyangwa mu muryango wawe. Icya mbere ugomba kubanza ugomba kumenya ngo ese uwo muntu uri kumva umukunze bingana iki, cyangwa wamwihanganira bingana iki ku buryo mwamarana akanya kanini. Ni ukuvuga ngo mu muryango ishobora kuba ari mukuru wawe, ari papa wawe, ari oncle wawe. Mu muryango ntabwo uhitamo umuntu uba mu muryango wawe. Bivuze ko hari abantu tuba dufite mu miryango ariko tutumvikana. Igihe mvuga tutumvikana ntabwo mvuze ngo ntabwo twangana ku buryo adashobora kuba twakorana business mu gihe abonye mfite igitekerezo cyiza, kuko nawe ntabwo akenshi aba abikoze kuko nkunze, yigwa ari igihe abikora kuko nkunze, ariko nawe kuri wowe ari igishoro. So ugomba kubanza ukamenya ngo ese uwo muntu ushobora kumwihangana, kuko hari abantu baba bafite imico wumva ko udashobora kwihanganira. Hari umuntu ushobora kuguha amafaranga ye bikarangira ari ubaye boss wawe,
kandi mwakagombye kuba mwese mwuzuzanya muhana ibitekerezo, cyangwa niba yaguhaye agomba kuyakoresha uko ubibonye. Ni ukuvuga ngo ibyo ubihitamo ukurikije ukuntu uzi uwo muntu ukuntu ameze, niba ushobora kwihanganira induru ze, niba ushobora kwihanganira urusaku rwe, amatiku ye, gutegeka kwe, imico ye nyine uba ubona udashobora gukopinga nayo. Ese yumva ibitekerezo, ese afunze mu mutwe ibyo avuze n'ibyo aba ashaka? Icyo ni icya mbere ugomba kwiga ukamenya. Icya kabiri kiba ari ngombwa kugira ngo iyo business mugiye gukora itere imbere, biba bisaba kubahana. Kubahana ni ukuvuga ngo uwo muntu ugomba kumwubaha nawe akakubaha. Iyo mutubahanye na business irapfa, kuko iyo utubaha umuntu ibitekerezo bye byose ntabwo byemera. Iyo avuze ngo dukore iki, wowe utawumva ntabwo twagikora kuko n'uyu nguyu ukivuze. Iyo mudafite kubahana mubwirana nabi, bigatuma ibitekerezo byanyu bitumvikana, kandi byari byiza kuko gutanga igitekerezo cyawe muri business ukuntu kivuze nabyo biba ari ngombwa kugira ngo cyumvikane, umuntu ugihaye yumva ari kizima cyangwa atari kizima. Uburyo utanze ubwo butumwa, uburyo uri kuvuga igitekerezo cyawe, niba harimo agasuzuguro kenshi, niba harimo kwishyira hejuru, niba harimo iki, ntabwo bikunda. Niba mufite n'abakozi, iyo mutubahana umwe atangira itegeko undi akazana irindi tegeko, abakozi bakabona ntabwo muri kumvikana, kandi abakozi babona ko bose batumvikana, nabo ubwabo bafata bikora uko babishaka. Ikindi cyangombwa kumenya cyangwa kwigaho cyangwa kuvugana ni ugushyira ahabona mukaganira. Mwebwe mugiye gukora business, niba muri babiri, niba muri batatu b'inshuti cyangwa umuryango, mugomba kumenya ko mugomba kwicara mukaganira, mukavuga expectations zanyu. Iyo mvuze expectations zanyu ni ukuvuga ngo mwese buri umwe araza akavuga ati ngewe iyi business ndashaka ko imera gutya na gutya na gutya, vision yanjye ni icyo ntegereje kuri wowe ni iki n'iki n'iki. Niba ngwaye amafaranga yanjye ndi mama wawe, icyo ntegereje nuko buri kwezi uzajya umpa amafaranga ya naya. Icyo ntegereje nuko mfite ubushobozi bwo kugira icyo navuga kuri iyo business turi gukora. Utagomba gufata icyemezo nyine utambwiye, cyangwa se niba atari uko bimeze ngewe, mbese tukabyumvikana, ngewe icyo ntegereje muri iyi business iki n'iki, icyo ngutegerejeho wowe, turetse na business, wowe business partner wanjye, icyo ngutegerejeho ni iki? Ese ntegereje yuko ari wowe uzajya uba ushinzwe iki n'iki, njye nshinzwe iki n'iki? Ese ntegereje yuko nuzajya wumva utumvikanye n'icyo nshaka uzajya umbwira gutya na gutya? Ese mu myaka 3 uribona he? Ese mu myaka 3 tuva nyine kuganira ku buryo tumenyana neza ngo ikintu tugihuriyemo, icyo nifuza ni iki, icyo yifuza ni iki, icyo urayifuza ni iki. Kuko dushobora kuba tugiye gutaka business ariko tudafite icyerekezo kimwe. Nuvuga ngo expectations na motivation ndabifatanya bigira ikintu kimwe. Motivation nyine ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora gukorana n'umuntu business ari nk'inshuti yawe, ariko ari umuntu ugasanga we ntago ari gushyira imbaraga muri iyo business. Niba muvuga ngo tuzadufungura boutique 2:00, arara mu kabari abyuka 5:00, akazi kose niwe uri kugakora. Urumva nta motivation afite. Ashobora kuba yaraje muri iyo business gusa kubera ko muri inshuti, akaba yaranze kukubwira hoya. Ashobora kuba yaraje muri iyo business kubera ko muri inshuti uzajya ukora ibintu byose wakabona ku mafaranga, ashaka guprofita nawe. Ashobora kuba yaraje muri iyo business kubera ko gusa ashaka kugira ikintu agirana nawe gikomeye, ari nka sinye yuko ubucuti bwanyu ari bunini. Ni motivation nyinshi. Wowe niba rero waje muri iyo business icyo ushaka ari amafaranga koko, ugasanga undi ntago mufite ubushake. Motivation ni nk'ubushake, ntago mufite ubushake bumwe, ntago mufite vision imwe, ntago mufite expectations zimwe, ntago bivamo. Ibyo rero niyo mpamvu ugomba kubimenya mbere kugira ngo umenye icyerekezo, umenye ibyo uhindura, ibyo wemera n'ibyo utemera. Ikindi cyangombwa kumenya ni ukumenya imipaka mushyiraho hagati y'ubucuti bwanyu, cyangwa icyo mupfana, mugashyiraho imipaka hagati ya business na private life. Ni ukuvuga ngo ni ukumenya kutavanga ibyabereye mu kazi ngo mubitahane mubishyire no mu bucuti bwanyu. Sinzi ukuntu ibyo ngibyo nabisobanura. Ni ukuvuga ngo
nk'urugero hari igihe umugore n'umugabo bashobora kuba bakorana business baravanze amafaranga sibyo bakaba bakorana akazi. Ni ngombwa yuko bamenye yuko ku kazi baravuga akazi, niba umugore ari we boss nyine niwe boss, niba umugabo ari we boss niwe boss, ni ku kazi. Hanyuma nitugera mu rugo ibyo twapfuye ku kazi, ibyo twashwaniye ku kazi tuzabikomeza ejo. Nitugera mu rugo turi umugore n'umugabo dufite ibindi bibazo bijyanye n'urugo rwacu, ntituvange ibyo twapfuye ku kazi ntitubivange n'ibyo turi guhura nabyo mu rugo ngo ningire ikintu nkora uhita ugarura ibyo nakubwiye ku kazi, yenda mfite stress z'akazi, ibintu nk'ibyo ntitubivange. Niba turi inshuti magara ugasanga nyine niyo turi inshuti magara buri gihe tubonanye, buri gihe tuvugana, turi kuvugana kuri business, ubwo bucuti bwacu bukaba burimo kugenda bupfa kuko buri gihe turi kumwe twabaye plus abaparteneri muri business kurusha uko turi inshuti. Tugomba kujya kwibuka rero niba turi muri weekend ntabwo twakoze uwo munsi, uyu munsi turarya dusangire duseke, niba dusohoka dusohoke, niba turi filime tuyirebe, ari ibyo ngibyo ari pleasure, tutari bubivange n'akazi. Icyo kintu rero kireta kinjyana kugikurikira kutavanga ibintu. Impamvu usibye no kuba bifasha ubushuti bwanyu n'imibanire yanyu yo ku ruhande ikomeza igakomera ikaba myiza, bituma na business itabangamirwa n'ubushuti bwanyu iyo mutabivanze. Ibyo mbivugiye yuko mushobora kuba mufite business nini ikuze ikomeye, hanyuma byaba ngombwa ko ubushuti bwanyu cyangwa imibanire yanyu niba mudivorsa bikaza gutuma na business ihomba. Ni ukuvuga ngo iyo mwabivanguye ibyo bintu bituma business yanyu itazahomba mu gihe muzaba mwashwanye, kuko muzaba muzi gutandukanya ati okay ubushuti bwacu bwarangiye, marriage yacu yarangiye, ariko business iracyakomeza igakomeza igatera imbere kuko dufite vision ya business by'ubushuti tukabireka. Ntituba abanzi ngo na business yacu ize gupfiramo. Urugero rwiza naguha rw'abantu babaye successful mu gutandukanya ibintu nakubwira nka ahagiye yitwa nde Bezos, nyiri Amazon. Yari afite umugore yitwaga Mary Mackenzie, ntabwo nibuka izina rye. Anyways, icyo nshaka kuvuga nuko badivorshije, bari bafitanye Amazon hamwe hanyuma baradivorsa, ariko twabonye yuko divorce yabo ntabwo yatumye Amazon ifunga, ntabwo yatumye Amazon ihomba, no, kuko mariage ararangiye ariko business irakomeza, bakomeza kuba partenaire ya business yo irakomeza kuko batavanze ibintu. Muri ubwo buryo rero ari na ngombwa yuko mukora contrat, kuko akenshi usanga iyo mukoze business ngo muri inshuti ngo murabo mu muryango, ntawe hantu mubyandika ngo ni ukwizerana. Baby, icyo ni igitekerezo kibi cyane, kubera ko niba unyizeye uyu munsi abantu barahinduka. Umbabarire kuba ari njyewe kuzaniye ubutumwa bubi, ariko abantu barahinduka. Sinjye wa mbere ubikubwiye, ntabwo ngiye ngo ntukizere abantu n'ibiki, ariko nta kintu kibi nko gushwana n'inshuti kubera amafaranga. Nta kintu kibi nko gushwana n'umuntu wo mu muryango wawe kubera amafaranga. Ni ibintu bibabaza pe. Sasa rero kugira ngo twirinde ibyo bintu, niba tugiye gukorana business tugomba kubyandika tugakora contrat yuko njyewe mfite 20%, wowe ukaba ufite 30%, uri akaba afite 50%. Okay, ni to splittinga, nihagira ikintu kizaba buri muntu azaba azi ngo ayanjye naya, utwanjye nutu, nzingo twanjye ngenda, tutagiye mu manza, tutagiye gushwana. Ikindi kiza cya contrat nuko contrat yanditseho responsibility za buri muntu. Niba ari njye ushinzwe iki, uri akaba ashinzwe iki, uri akaba ashinzwe iki, ntabwo bizaba bituma nkurakarira ngo akazi kawe ntiwagakoze cyangwa ntuzi icyo ugomba gukora cyangwa ibiki, kuko buri muntu aba azi icyo ashaka, nako buri muntu aba azi icyo ashinzwe muri icyo gikorwa nyine cy'iyo business twakoranye hamwe. Tudatinze rero video imaze kuba ndende, ndumva ngiye kurekera aho ngaho. Hari ibindi bintu byinshi wakenera kumenya, kandi nawe niba ufite ibindi bintu wifuza gusangira natwe ku bijyanye no gukorana business n'abantu bo mu muryango cyangwa n'inshuti, wabishyira muri commentaire. Niba hari experience wagize ugeze gukorana business n'umuntu w'inshuti cyangwa umuryango bikarangira bibaye saga drama, nkunda drama, uyandika hasi usharinge n'abandi bose babirebereho. Murakoze rero, murakarama, murabeho,
tuzabonana ubutaha. Bye.